Shalom shalom, Yesu ashimwe, ndabaramukije mwese abazinduka tugasenga mu gitondo, buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, ndabashuhuje, muri kumwe nanjye Mame Ebenezer. Karibu dusenge. Himbaza Imana, waramutse, burakeye, wasinziriye, ntiwabibashije se, nibaho, ariko byuka usingiza Imana. Himbaza Imana, umutima wanjye himbaza Imana. Ibuka ibyo Imana yakoze aho ikugejeje, imitima yacu yuzuremo amashimwe. Amen. Tamba, 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 tamba. Hallelujah. Imana ishimwe. Ni Imana itabeshya, ni Imana idakoze isoni. Imana twarakubonye, Imana uri mwiza, narakubonye Imana. Uyu munsi urakoze Imana. Ubuntu no gusingizwa no kubahwa n'ibyawe. Yo 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 yo. Yego 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 yego. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana yubahwe, Imana ihimbazwe. Amen. Yesaya 40 umurongo wa 10. Dore umwami Imana izaza ari intwari, kandi ukuboko kwayo kuzayitegekera. Dore izanye ingororano, kandi inyiturano zayo ziyiri imbere. Dore umwami Imana izaza ari intwari, kandi ukuboko kwayo kuzayitegekera. Dore izanye ingororano, kandi inyiturano zayo ziyiri imbere. Reka dusenge iki gitondo. Iyi Mana yacu iza ari intwari, izi hari ahantu dukeneye ko Imana iseruka gitwari, hari ahantu dukeneye ko Imana iturwanirira ikahakora butwari. Intwari iratsinda, kandi Imana yacu iratsinda buri gihe. Ni Imana itsinda, ni Imana idutsindishiriza, ni intwari mu ntambara, ni intwari muri byose. Niyo mpamvu tudatinya, niyo mpamvu duhagarara tugakomera, tukarwana, tugatabaza ijuru, kuko Data wa twese ni intwari mu ntambara. Rero Imana iyo ije iza ari intwari. Ubwira Imana iki gitondo ngo Mana, ngwino mu butwari bwawe, mu butware bwawe, ngwino nkubone. Bagakomeza bavuga ngo kandi ukuboko kwayo kuzayitegekera. Bavuga ngo hari ukuboko kw'Imana, Imana ikoresha kugategeka byose. Haleluya. Cyane cyane inshuro nyinshi Imana ikoresha ukuboko kw'iburyo. Data wa twese yubahwe, Data wa twese asingizwe. Haleluya. Ngo kandi ukuboko kwayo kuzayitegekera. Ubwira Imana iki gitondo ngo Mana, ukuboko kwawe ni kuntegekera. Ushaka hose ko Imana igutegekera uyu munsi, ubwira Imana ngo Papa ntegekera. Kwa kuboko kwawe ni kuntegekere. Hari aho ukeneye ukuboko kw'Imana koherezeyo kugutegekera. Tegeka mu izina rya Yesu. Birakoreka, birahinduka, biremera, birashoboka, kuko Yesu yarazutse. Ngo dore izanye ingororano, kandi inyiturano zayo ziyiri imbere. Muri iki gihe Imana iri kuza kugororera abantu. Abakoze neza irimo irabagororera. Ni ukuri ku manywa y'ihangu Imana irimo iragororera abayikoreye. N'abakoze nabi nabo, Imana irimo iragororera muri rusange. Hari ibimenyetso byinshi nk'uko Imana yabivuze uyu mwaka utangira ngo izaza kugirira neza. Uwayikore wese mu kuri no mu mwuka arayibona. Kandi urabona tugeze mu kwa munani kwarangiye, ukwa 9. Ni ukuvuga ngo hari abatangiye kuyibona, hari abamaze kuyibona, hari abafite amashimwe. Nibyo koko abasenze uyu mwaka no kubona Imana.
ayo makuru arahari, umwaka utangira Imana yarabivuze. Hanyuma nawe rero ugitegereje, ibutsa Imana, bwira Imana ngo Mana ndi hano uyu mwaka ntushire, ntumpiteho mukiza, ndi hano unyibuke. Ubwira Imana, wibutse Imana imirimo yawe imyiza, uyibutse Imana. Niba warakoze nabi kandi ni umwanya wo kwihana bigishoboka, kuko hariho no kugororera abakoze nabi, biriho pe. Hariho n'ukuri Imana yagiye ibivuga inshuro nyinshi ko ije kwerekana abayikoreye n'abatarayikoreye, ije kurobanura ibintu, kandi bigenda bigaragara ko Imana hari ibyo iri gushyira ku karubanda. Abayibeshyeraga bagiraga gute, n'abakoze neza kandi nabo ntiyabasize, nayo ije kubahemba. Ni Imana nziza, ni Imana y'ubuntu, ni Imana y'urukundo. Ntawayikoreye ngo Uwiteka ntagumuhembe. Imana irahemba iyo wayikoreye, iraguhemba rwose. Niba wakoze nabi nabwo irahana. Ni Imana nyine irahana rwose, Imana irahana, ibyo ntibazakubeshye. Reka rero dusenge, tubanza dushimira Imana iduhaye ubuntu bw'umunsi. Nubwo twabyinnye tugatambira Imana, ariko reka twongere tubwire Imana n'iminwa yacu kubw'uyu munsi. Niturangiza tubwire Umwami Imana ngo ngwino uri intwari, utungire Imana urutoki aho ushaka hose kigaragara nk'intwari, ikakurwanirira n'ukuboko kwayo aho ushaka ko kugaragara. Kandi no kubwira Imana ngo Mana ungororere. Ni igihe waje gutanga ingororano, ubwire Yesu ngo ndi hano, ndazindutse nteze ibiganza ngo ngororere. Haleluya! Ndagushimira Mwami, ndagushimira Papa uburinzi bwawe, gukora kwawe, ndagushimira ubuntu bwawe, ndagushimira ineza yawe, ndagushimira icyubahiro ni icyawe, ndagushimira ubuntu bw'umunsi, imbabazi zawe, ndagushimira uvuga ngo nitubyuke tukabyuka, wavuga ngo tubeho tukabaho, ugategeka bikemera. Ni wowe si ku bwacu Mwami, niyo mpamvu tuzindutse kubigushimira. Haleluya! Akira amashimwe, akira icyubahiro Mwami w'abami. Dore Umwami Imana izaza ari intwari, kandi ukuboko kwawe kuzayitegekera. Ngwino Mwami, turakwifurije iki gitondo, ngwino useruke uri intwari, ngwino mu buzima bwacu, ongera useruke uri intwari. Hari igihe wageze gukora mu butware bwawe ndetse no mu bushobozi bwawe, ukora mu butware bwawe ndetse n'icyubahiro cyinshi. Ongera ugaruke Mwami, ongera nanjye ungarukeho Mwami uyu munsi Mwami. Ubutware bwawe n'ubutware bwawe nibugaragare mu buzima bwacu, ongera ubukoreshe. Haleluya! wowe ongera ubukoreshe unsindishirize, ongera ubukoreshe ndwanirire, ongera ubukoreshe umvugire, ongera ubukoreshe Mwami, ongera ubukoreshe bwa butware bwawe, bwo mu izina rya Yesu, bwa butware bwawe. Haleluya! ukoreshe ijambo ryawe rimwe gusa rihindura ibintu. Ubutware bwawe bw'ijambo biracyashoboka Mana, birashoboka uyu munsi, birashoboka. Hari icyo wahindura uyu munsi, birashoboka. Hari aho wandwanirira uyu munsi, birashoboka. Papa ndabigusabye, bikore, binkorere mu izina rya Yesu. Erega ukuboko kwawe kuracyakora Mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Ukuboko kwawe nikagutegeke, ngo kuzagutegeke, nigutegeke nonaha Mwami, nigutegeke uyu munsi, kuri buri saa y'uyu munsi. Hari ahantu nkeneye ukuboko kwawe kuntegekera, kongera kugakora imirimo, kuntegekera ibintu bigahinduka, kuntegekera bikamenyekana. Ngo dore izanye ingororano, duteze ibiganza Mwami. Ibuka, ujya mu gitabo cy'imirimo Papa, wibuke utugororere imirimo twakoze, utwibuke Mwami. Ngo tukiri mu isi tuzabona umugisha, kandi tuzabona n'ubugingo ndetse n'ubukire. Tugororere Umwami aragaba, tugororere Umwami aragaba, tugororere Umwami ajya atanga, tugororere Umwami arahemba ntiyambura, tugororere Mwami w'abami, tugororere Ntama w'Imana nzima. Duteze ibiganza mu izina rya Yesu, kandi inyiturano zayo ziyiri imbere. Buri Imana yaje kwitura, uje kwitura buri wese n'ibyo yakoze, ariko ndasenze Mwami, ugirira imbabazi abakoze nabi. Ubuntu bw'abantu bongere bisubiremo, bihane, bamenye kuri Imana ihana, bamenye kuri Imana ihora, bamenye kuri Imana itavangwa, bamenye kuri Imana itiganwa. Haleluya! uratinyitse ndetse uruta byose. Shimwa Kristo, shima Mwami w'abami, himbazwa Kristo, himbazwa Mwami w'abami.
amamara Kristo, amamara mwami w'abami. Izina ryawe nirishimwe, nirishimwe. Ndagushimiye uyu munsi uganze, uyu munsi utegeke papa, urambure ukuboko kwawe, urwane gitware mu buzima bwacu, ku mazina yacu urwane gitware, mu bana bacu urwane gitware, ku bo twubakanye urwane gitware, ku ngo zacu urwane gitware, mu miryango yacu urwane gitware, abo dusengana urwane gitware, aho dusengera urwane gitware, mu izina rya Yesu. Twakiriye insinzi yawe, twakiriye kugororerwa nawe, twakiriye ukuboko kwawe gutegetse, byose bigahinduka, bigakoreka mwami, bikemera. Muri Yesu biracyashoboka. Urakoze mwami, ganza hafi na kure, icyubahiro n'ikuzo bibi byawe niwe wo gushima. Tubonye ibyo waremye tugushime, tubonye uduhaye umunsi turabigushimiye. Asante papa, amen, amen. Umwami ashimwe, umunsi mwiza. Niba ari ubwa mbere ntiwibagirwe gukora subscribe kandi dusangize n'abandi. Shalom.